no mudive wisanze ari kuririmba ngo ndamutatamura. Umuhanzi Kevin Kade ni muntu ki? Amazina ya nyayo yiswe n'ababyeyi ni Ngabo Richard, yavutse tariki ya 13 Nzeri mwaka wa 2000. Kevin Kade kandi yavukiye mu murenge wa Gikondo ho muri Kicukiro aho ni mu mujyi wa Kigali. Kevin Kade kandi yavutse mu muryango w'abana barindwi, akaba ari umwana wa gatandatu. Yakuze akunda umuziki byatumye ajya no kwiga ku Nyundo. Azi gucuranga ibikoresho byose byifashishwa mu muziki. Yakuriye mu muryango w'Abadiventiste kandi abavandimwe be bose bakaba bari bazi kuririmba ndetse n'abaririmbyi ku buryo ari we wumvaga atazi kuririmba. Yakuze afite impano yo kubyina ariko abavandimwe be batumye agira imbaraga zo kwiga kuririmba. Umunyamakuru Yago niwe munyamakuru wa mbere wamuhaye ikiganiro nta ndirimbo n'imwe arakora nk'umuhanzi wo muri 2017. Ho mwaka wa 2019 Kevin Kade nibwo yasohoye indirimbo ye ya mbere ari hafi gusoza amasomo ku Nyundo ayita Sophie. Yarakomeje akora indirimbo yitwa Like You, Kawo n'izindi, ahita yinjira ku isoko ry'umuziki. Yasohoye indirimbo yise Birara. Icyo gihe yari agiye kureka umuziki kuko yasohoraga indirimbo ntizikundwe. Yasohoye yitwa Wankaniye yanga gufata, akora yita Dodo, isibwa kuri YouTube. Yumva agiye gusara ndetse yumva agiye no kuva mu muziki burundu. Kevin Kade kandi yaje gukora indirimbo yise Nana, ajya kuyikora Dubai, yewe anayishoramo arenga $10,000 by'amadolari, nayo yanga gukundwa. Yaje kubwira ababyeyi be kumushakira visa akisubira ku ishuri muri Canada, nayo iraboneka. Ariko mbere y'uko agenda hari indirimbo yitwa Tiana irafitanye n'umuhanzi muri studio, amwangira kugenda, amubwira ko babanza kuyikora, arayirekura, nayo abantu ntibayikunda. Yitegura gufata rutema ikirere. Hari umusore w'inshuti ye yambariye mu bukwe, ariko biza guhurirana nuko yakoze iyi ndirimbo yari yise Umwana. Iyi akaba yarayishoyemo $200,000 gusa, ariko ihita ikundwa. Iyi ndirimbo yatumye asubikwa kujya muri Canada. Yemeza kudacika intege, abwira ababyeyi be ko kugenda yabivuyemo rwose. Yahise akora yitwa Amayoga Pyramide, imenyekanye nka Ndamutatamura, sinamenyekana. Ahita akora Sikosa yakoranye na The Ben ndetse na Element. Icyizere kiragaruka gutyo. Iyi yanamuhesheje gukorana indirimbo n'umuhanzi Alikiba.